niba wemera ko abo umuhungu warose umukobwa nijoro bari kumwe bucye yisohoreye sibyo muri biology twarabyize turabimenya ntago twari tubizi ndibaza ari abantu baryama n'abahuje ibitsina abatinganye yarose nijoro nk'aba bahungu yarose nijoro bucya byagenze gute byibikize numva bucya yineye uko hari umuntu wataye ikarisi wanyu mana uri kubaza ukimubona niba umuzi nawe uri kubaza ibintu uzi nk'umwarimu umuhungu wese uwo ari we wese wamureba wallahi ntago yahita areba mu maso ari ahantu nyine hasi hakanga tukagira ugerane nk'amabomba nyine ni nka kwa kundi bakubita nk'igisasu hari ugahita wikanga ngo ari we wese uri umuhungu ari wese n'umugabo n'umupapa ahita areba hasi tu mwagiye mumenyana kuko abantu kubera utekereza ko ari impamvu abantu bavuga yuko ushobora kuba ukundana na FOFO Oye kasi epizo niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane gukurikira ibiganiro vya Max TV umunsi ku munsi wherever you are turagushimira cyane byimaze yereba nimba utarakora subscribe ibihumbi 10 byandikishije mu gihe gito cyane dutangiye kubana n'abantu benshi cyane mutwereka urukundo mu buryo budasanzwe aba diaspora muri hose hirya no hino ku isi mu nshuti zacu zakadasoka kandi mutwereka urukundo mureba ibiganiro byacu mukomeze kudukurikira umunsi ku munsi umusore ari kwirebera isa ari kwirebera icyangwe yakubwira ikintu narebaga ndikora amasegonda uvuze n'amagambo uvuze bantu name muki reka nikomereze na introduction yanjye nkomeze ikomereze natayiminze nyine nsanze kweguje muri Guinness kamite mbivamo ubwo ibyo ngibyo Eminem man ya mutipe basaram je kumva egeregere okay ubujije kwikora introduction yanjye name muki byataye ubu nangiye kwisuriza abashite bangiye baba no Kivu hejuru cyane abo bantu n'inshuti zanjye zakadasoka baba mu mabuye y'agaciro n'ababa mu majyepfo bandemere banyoreza mu mabuye y'agaciro ndebe nimba ubuzima bwa none ariko nakundi bitese omeze fresh hinasuza diaspora nzero wamusuhuje se bakunkombo man ndabasuje baba kunkombo abavandimwe bacu bari ku nkombo nabo bagira ibihe byiza cyane vraiment so ni kazungu rero niyo tugiye kuganira hano tu maximiza content cyangwa se tubimarayo byose bya bindi byose tubimara tukayikubita hasi yambaye neza inkweto y'umweru ishati y'umweru yambaye nk'umupapa ishati nziza n'umupapa fresher ni zose imbere hariho akantu gasongoye nibagiye gukora hanze ariko ntari bite nabibaza kankagumishaho n'ubundi katwike none se mwana urasa neza nukuri thanks man umeze neza cyane man umeze fresh wambaye inkweto nakunze man inkweto yanjye ariko hori ikunda tu ntabwo ndagira amahirwe yo kwambara izi nkweto iyo muye n'umusore uyambaye ndatinya ijye batinya rero buriya abasore nka bariya bari intuzo oya nako ntituka kuko nanjye ndayambaye tuba dusobanutse mwamusobanutse ngo ngiye kuvuga iki muri abasirayiki shigenda ntabwo nanjye nawe ndiwe kandi ubwo tuba dusobanutse tu ase umusirayiki ngwindi ngana gutyo wakoze ikiwani paka kingana gutyo ariko ahantu ubona kajya nk'ahantu nko kuri piscine tugiye nko kogoka kabona kaniga gafite 6 pack nka dutandatu kabukeya ni nka dutatu ugasuba ukabitekerezaho ugiye nko mu Rwanda gukuramo asuba nkuremo sigara ni sengeri nambara iki ugakenyera isumu kigeza hano hejuru abantu bakagira ngo uri guhisha amabere umuntu akagira ngo ni wenda ni nka gastire gashya kandi wihishiye iki
ibondo kandi wahishe ibondo ni gatoya oya ni gato kararinganiye ndacyabyiga nshaka nzagasubizayo ebana biteze man fresh mu muturanyi bite muturanyi bimeze neza to season cyashigeze kure Brenda yarakwemeye ntago yanyemera sanze atanyuma sanze yikondera abastar wasanze yikondera abastar kondera abastar uriya mubebe imigati waremera hagendera birangira byanze iriye to ariko nawe yarigeze amuvugira mu nda kera bajyaga batuza kurya amafarini ngo azatubyimbira mu nda birakubyimbara ngo cyangwa nayo nkajya nyifata nkavuga kandagira hasi ukifora umugati uri mu nda ugazanga ni ibibazo bikomeye cyane ntabwo duheruka kukubonamo ya nakinnye muri episode ya mbere ibindi nyine biba ari filime turiya niko ababigena baba babishatse eko bivuga ukenguza nkaho ntago ngira ubigena uyandika nyine niko aba yabigena niko bigomba kugenda uko aba ari filime nyine n'ubuzima bwa filime muri Papa Sava ho Papa Sava mperuka kugaragaramo muri episode yasohotse ku wa mbere bagutuka bagutuka ngo urakaryamisha hariya ngo indahehe utabisubiramo sukano nacyumvishe nyuma tubirangiye bari kuvuga uko nagututse ni nabwo nabibonye ko hariya yavuze ngo ikingura akaryamisha inda ntacyo nsubiyemo urakaryamisha inda mu muriro ngarakubita inda muziko ibaza none iyi DJ yanjye nyikuize ibaza iyo dondani yawe yikubise mu muziko ni ibyo ngibyo nyine umusaza ariko no muzi harya byari biturutse kuki agutuka kira gituse ko yaracigatiye umwana tu yari afite umwana buriya naye nari mbikoze ndebe ko yanamureka yari afite fofo si wese ni fofo yari afite tu muri Papa eze gwisure bazi hari muri filime nyine muri filime ubura hari muri filime nta kibazo hari muri filime fofo muvugana kangahe ku munsi iyo mwahuriye kuri set donc ibintu bitari byo gukina iyo twahuriye kuri set iyo mwahuriye kuri set kandi tuba turi kuvugana kenshi tu ninde muntu mukinana utari fofo wundi iyo ukigera kuri set ureba nimba yaje gukina ndeba niba yaje gukina utari fofo uretse boss wende uzi ninde boss uretse fofo ubundi ni boss iye set ushaka iye set zose yo muri Papa Sava cyangwa muri seburikoko muri Papa Sava utari fofo ndeba muri team technique nyine ariko bo tuba twazanye tu sinindera sha biragoye nta bundi nyine rangoye kumenya kuko mba ndi kureba bose niba bahari tu mba ndi kubahiriza inshingano areba bose ko bahari kareba bose ko bahari kazu fofo ubwa mbere muhura urabyibuka simani komeje kwibanda kuri fofo ni ndaza kukubwira impamvu reka ubwa mbere duhura na fofo ndabyibuka mwahuri ryari twahuye aje kuri set ukimubona bwa mbere niki kintu wese umubaza cyangwa niki kintu mwavuganye nta kintu namuvugishije yaracecetse nanjye ndaho nyine tu ndi kwimenyera ibyanjye ariko utera akajisho uvuga ati uyu muntu mushya ninde wari mushya muri mwe niho wari mushya nari nshaje umukubita akajisho niki cyagukuruye ukimubona mana nawe uri kubaza ibintu ukimubona niba umuzi nawe uri kubaza ibintu uzi nk'umwarimu umuhungu wese uwo ari we wese wamureba wallahi ntago yahita areba mu maso ari ahantu nyine hasi hakanga tukagira ugereranya nk'amabomba nyine ni nka kwa kundi bakubita nk'igisasu hari ugahita wikanga uwo ari we wese uri umuhungu uwo ari wese n'umugabo n'umupapa ahita areba hasi tu ahita areba hasi niyo nyine wawe ntago ari kuvuga ngo umufite irari runaka ariko uhita ureba hasi nk'umusore nyine cyangwa umupapa wese utekereza iki ukimubona ni mushya wowe umazemo igihe uri no muri team technique urumva usa nkaho uri mu bantu bakomeye ukimubona wese utekereza iki
ntacyo tu nyine naramurebye ndatuza. Ninde wasatira undi kumuvugisha? Ngiye ndiyenze ndanashotora ninjye wamusatiye. Buriya abatuje nyine hari igihe ukuntu agera ahantu bwa mbere akaba ari kubigaho mwese tu. Ngiye rero ndiyenze. Aho kugira umuntu amanze ndamubanza. Aho kugira umuntu akubanza uramubanza. Ese kuri seriye cyane kuri iki kintu. Iki kintu rese ko numva kibanze. Uziko ari cyo kintu mbarije cya mbere mu kiganiro man. Harya ni ikiganiro man. Hari umuti ngo none ntago abantu mbakira. Hari umuntu nje nivugira ikiganiro. Urwo ruri mu bundi ni urwaye ngo ni ikiganiro. Ikiganiro. Hano ntago mbakira. Ntabwo bakira. Mwagiye mumenyana kuko abantu kubera utekereza ko ari impamvu abantu bavuga yuko ushobora kuba ukundana na FOFO. Wari wabyumva? Abantu babivuga tu. Abantu bagiye babimbaza ariko mpamvu babivuga hari igihe umuntu aba ari inshuti yundi tububaka. Abantu batazi nyine ubucuti bwanyu ariko akaba ariho babihera babivuga ngo uyu muntu n'uyu ngo barakundana. Kandi ari ukubera ko nyine mwisanzurana. Ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye kabisa. Naho gukundana byo. Nyine inshuti zirakundana ariko ntabwo dukundana nkuko babivuga. Mukundana mutese? Ni inshuti yanjye nyine. Nkuko umuntu avuga ngo agize umu best friend. Umu best friend wawe rero. Wari watekereza ko mwanakundana mu buzima busanzwe? Iyo nanabitekereza ntago naba narose. Wapi? Nabitekereza ariko ntago urose ari nka nijoro byaba ibyo izo nzozi zigize nijoro byaba byagukomeranye. Izo nzozi zaba zankomeranye myaba ngeze kure. Sha ntago nabirota kabisa. Kubera iki? Kubera ko nyine mani biriya bintu hari igihe byangiza ubucuti. Soko nyine cyo cyonyine gitumye byangiza ubucuti nyine hari ni inshuti yanjye ariko dufite gukundana nk'uyu munsi nyuma y'ibyumweru bibi tugatandukana burundu noneho. Handi yazajya ndeba agaciro nanjye namureba nkacira yiye. Urumva nyine birangiza tu. Ese ni cyumukundira muri ubwo best friends bwanyu? Mwana mwiza ari hambo arumva ntago wamugira inama ngo areke kuyumva nanjye yangira inama nyine buri kimwe tubona ko she's cool man. Wewe uramukunda nk'umu best friend wawe? Nk'umu best friend wawe. Apana ibyo ndi kubona uri kuvuga. Apana ibyo ndi kubona uri kuvuga man. Uzi ko uvuze ikindi kintu nkabibona mu maso. Oya nta kindi kintu ushaka kuvuga. Nta kindi kintu ushaka kuvuga abantu babyumve neza nk'umu best friend wawe. Yes. Umuntu donc umuntu azabera umugore yaba wowe cyangwa undi. Nuwe mugore azababonye. Mutubwireho kabisa. Umugore azababonye. Yigeze kumbwira umuntu uzaba umugore w'akazungu azababonye umugabo mwiza, azababonye umugabo w'umukozi, umugabo w'umuhanga, umugabo ushobora gukora byose wowe. Ikintu umuntu azababonye umutipe ikamanze mugira inama azajye gufata abonema kuri company runaka icuruza internet. Nyine manje kumugira inama tu. Ariko ubundi azababonye umugore mwiza. Wa mugore utakurakarira wakoze ikosa uceceka. Ntago yabikubwira. Ariko nyine n'umwana mwiza ari kuru. Nyine azamufate neza ahubwo niyo nama mugiriye. Nazamucika. Ntakamucika kabisa. Kubona umugore mwiza, umukobwa mwiza uri kuru. Ariko ukunda kwicara ahantu hamwe. Ubundi azagure n'intebe zifite imisego ikomeye. Kuko nyine yicaye nk'ahantu ari kuri chat yahamara n'amasaha 2. Ari kuri chat. Wari wareba muri telefone ye? Iye. Chapito. Keretse ngiye nko kwifotoza ntago narenga kuri kamera cyangwa. Ntago warenga muri kamera. Mu mafoto. Ntago narenga. Ariko mbwira umusore kureba muri telefone ye y'umukobwa ubyumva ute? Kuyireba mukajya gucakura. Ni n'ububwa. Uzujya kureba iki? Aho ngo bujye nko kujya gushaka. Nko kuba wicaye kuvuga ariko uzi ko nabuze umuntu niyenza abana ngo turwane. Wahora n'umuntu ukamukubita ingume nawe akabagukubisa ikijisho rirabyimbye.
rero ngo ari nk'umusore nk'umugore wawe ukajya kurebamo wallahi da ugiye gushakamo agahinda nk'umukobwa waza kureba mu yanjye yabashaka telefone yawe ni nk'igitunguru urarebyemo yasigamo amarira yabashaka kamuna uranyukije ari igihe nari ndi kumwe n'umukobwa yari yagize yari yagize anniversaire ariko hashize igihe yagize anniversaire muri icyo gihe turahura rangije namupostinze ariko umupostinga umuntu nyine bijubu abandi bose ukabahidinga ubwo bucakura bwanyu abandi bose ukabapostinga ukamupostinga nyine ukavuga akaba ari wowe ubibona wenyine rangije ndamupostinga sinzi ukuntu nacitswe muhereza phone yanjye ajya kuri WhatsApp niba ari amafoto yari agiye kwiyoherereza ajya kuri WhatsApp agiye kuri status none status inyuma yiye ifite views 250 iyindi iri imbere ifite views 230 warimo hagati ifite views biragira ndavuga subu wibaza ukuntu byagenda none shane icyo gihe nabaye muhanga sinzi ijambo namubeshye kuvuga se mubeshye guki si yari girlfriend wanjye ariko nyine navuga batagira n'umunkekera ese abantu mubana ese FOFO arabizi ko nawe bajya bavuga ko mukundana wowe nawe mwari mwabivugana ibyo bintu mujya mubivugana ko abantu babizi ko mukundana ntago mujye muhita mwivugira ati se ubukwe ni ryari se reka nta gikwe zakora igikwe hafanga amana ariko nge nzabukora nubwo navuga ngo nta gikwe hari abantu bahita bishima nzabukora ubukwe ugomba kubukora banantwerera hari abantu banyemereye amafaranga menshi reka tuve kuri ibyo ngibyo ubwo wenda ukuri tuzakwibonera nimba mukundana ngewe icyo nakora kwa kubariza abantu ariko muranaberanye kubera mvuze kwa ruko mwese muri inzobe turaberanye nk'inshuti simuberanye rata nk'inshuti kabisa kuye kujya ibintu ni muberanye rata turaberanye kabisa muraberanye cyane hanyuma reka twigire mu buzima busanzwe uyu munsi Kazungu ahugiye muki iminsi Kazungu ni kakazi ni muri sinema nta kandi kazi buriya nzi mba ndi muri sinema ndi gukora guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru iyo byakunze njye ntabwo nkunda kwirirwa mu rugo kubera umuntu yiriwe mu rugo akora ibintu byinshi bibi karagaciyemo ako ngako ka FOFO twibutseho gato cyane hariya wageze i Kigali gutera ryari wari uvuye hehe nageze i Kigali mvuye kure ibyo bintu nazanye ntabwo ari byiza uzi nk'uko ari nko kubwira umuntu kwa kuntu umuntu aba yizamuye ngo mwana uribuka aho wavuye uzasubirayo ngo gatsinda niyubuke aho yavuye kuki utibuka aho wavuye aho hantu ushobora uzasubirayo nyine aba hatekereje aho hantu habaye nyine ariko navuye ahantu heza navuye ahantu heza ni mu ntara nageze i Kigali bwa mbere nje kuhatura 2015 nibiki bya 2016 niho nahatuye wari uvuye he neze gudashaka kuhavuga nari mvuye mu ntara mani burengerazuba nari mvuye Ngororero siri nari mvuye Ngororero Kigali gukora iki ahubwo abantu baho ndabasuhuje bagira ibihe byiza abantu wari asaniyeza abandebera wari uje mu bikirere naje nje kwiga sinema fatiraho nari ndangije kwiga nza no kwiga ibyo nashakaga gukora kuko kuza uvuze ngo nari mfite impano ngo ndaza gusaba umuntu ngo mfite impano nta kindi cy'umwihariko mfite ntago byari gucamo sinari ndaba mbarusha iki nabanje kwiga ibyo nkora mbifatira nk'umwaka wose ukigera i Kigali n'ibiki byagucanze ebana wagiye ukagaragaza ubuturage bwinshi n'uyu munsi bitarakuva mu mutwe nko ngiye hari byancanze birimo kwambuka imihanda birimo kwibaza by'amaferuje kwambuka imihanda ho n'ishuri barabikubwiraga kera niba ari muri yesiteye niba ari muki ahantu twigaga feruje hari abantu bakabikubwira ntageramo umutuku wambuka kukantu umuntu yagasigaye mu mutwe ariko uvuga ati ningera i Kigali akantu nzagakoresha kuko nta muntu wo mu cyaro utifuza kugera i Kigali ahubwo ikintu cyancanze
naribazaga ari igiteleviziyo nabonye ku muhanda nyagera n'ukuri icyo kintu nyine nagizeho confusion bwa mbere iki kintu kibaho gute nyuze kuri televiziyo nkabona televiziyo iri hanze nkibaza se imvura iguye barayanura navuga ko iwacu iguye bavuga ko televiziyo iguyemo amazi igira ukabona nacumbye ndavuga sina televiziyo none bibaye akarusho mpanyura imvura iri kugwa ndi kubona kiri kwaka ndavuga ine ndiyibaza birancanga tu genda ntawe ngisubiza ikindi gicanga wese mwana buriya sanseri yaranchanze esanseri yihe izi ngizi nkizo muri ese mu ntara arantu zihabaga esanseri hari esanseri ziba zigoye cyane izi ngizi cyane cyane zimeze nk'imigozi noneho ngiye esanseri yaranchanze kabisa abona nkavuga bwa mbere njya ubundi nitabaje umuntu ndavuga rero naravuze se ndamenya ninjira ariko nkuma nshaka kuyijya kandi ndi ngenyine ndavuga rero reka mpageze ngira ubwoba bwo gukanda ndangije mbona umumero wari uhagaze hafi aho ngaho nigira gahumye uko nambaye tunuzi nigira impumyi ndamubwira ndavuga uyu mumero ngiye kumukoresha mfungure kugira nyijyemo kuko ntago nari ndamenya aho bari bukande shahapi kabisa ariko icyo gihe ho n'imbere yuko ndangiza kwiga nari nkiga muri tronkom ndavuga ntago ndamenya aho bari bukande nambara turinete nigira gahumye nza ndi gukabakaba ndavuga bamfunguriye ko nshaka kujya muri etage yawe nta nubwo navuze fro ko nshaka kujya muri etage ya 4 nshaka kujya muri etage ya 5 nigira impumyi nkajya nkabakaba gutya aravuga ngo reka nze ngufasha arankandira arinjira ngeze nkajya mbirebera muri filme nama aziko nkiri kujya kandi umutima ndi guseka nkavuga tunda bikoze akunya cyaro niwe musaza no byahumiyeho haza bino bibora mani bye bino bya tapiro bino byo kwamakuza mani ono birabyo nagahoma mu uzi kujya abantu bakuza inguru nk'umunyamugi uri umunyamugi waragafasha warabaye ka mugi wajya ukajya kukimanuka kandi uri kuza ajya magara nasubira inyuma Fonsine yarabikinnye ariko buri yabaye mugenzi wanjye ku mutima nari ndi kuvuga hano baranyanditse hano barakwaye ariko sho ufite akaboko kanini manda gakora tu uterura ibiro bingahe aho ugira nkora gatuza nakora ukuboko mbere ya ugukoze iki akaboko gakoresha iki niki kigakora nyine nuko nkora pompage nyinshi kurusha uko nterura ibyuma abantu bamwe baratomboye wowe na wa muntu koko mushaka muzabyara umwana we utwika mu buzima busanzwe nibiye bindi bintu bijya bigucanga reka tuve ko byagucanga ikigera Kigali ureba nawe ukabona biragucanze ukibaza ariko ibi bintu kibi byanjanye nkigera Kigali ibyo mu buzima busanzwe byo bigucanga nibi ana zuri ikintu kinshangaze nibaza ikihe kincanga tu agenda gitekerejeho nyiburira igisubizo avuga se ninzaya kubibaza umuntu azavuga nasaze ariko kirancanga mani buriya nawe cyagucanga ubuzima busanzwe siwemera ko umuhungu aryama nijoro akisohoreraho nyine akarota ari kumwe nk'umukobwa muri biology twarabyize binabaho akarota ari kumwe n'umukobwa ugasanga wiroteyeho nawe bikubaza oya ntago ngo byambaho umuntu arakuze bibase ku muntu ngana gute okay bibaho ku bahungu icyo ngicyo wowe uri umupapa umunsi oya ku bahungu bibaho sibyo okay niba wemera ko abo muhungu warose umukobwa nijoro bari kumwe bucye yisohoreye sibyo muri biology twarabyize turabimenya ntago twari tubizi ndibaza ndibaza ari abantu baryama n'abahuje ibitsina abatinganye yarose nijoro nk'aba bahungu yarose nijoro bucya byagenze gute byibikiza mba numva bucya yineye
Mwana ni big. None uwuhe muri aba barimo donc barimo actinga nk'umugore hari n'ubwo actinga nk'umugabo utekereza ko uwo bishobora kuba hari uwe muri aba. Actinga nk'umugore. Oya. Wari we wese none urumva ntago deja ntago bakoresha noza imbere katwere kubitendaho. Ubwo ntago nzi uko babikora. Ntago ngiye kurya. Njya wibaze. Birancanga nyine nkumva. Ni ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma reka twigarukire nyuma nanone mu bijyanye na kariyeri. Kuva watangira gukina filime niki wungutse niki byakumariye niki byakwigishije ku buryo nubwo waza bivamo nubwo wabisiga mu ndi muntu ku buryo iki kintu cyagusigayemo. Mbere na mbere muri sinema icyo nungutsemo kinini sindagendera ku mufuka ariko umufuka nawo ni ko nawo umeze neza ntago meze nabi utangira biragora ariko yigeze hagati bigenda biza buri kimwe kiba kivunanye gusa icyo nungutsemo cyiza kikanshimisha ni inshuti n'abantu tu kubera ko sinema mu muri gukorera abantu rero ubu umenyana na benshi ugira na benshi bagukurikira imbogamizi kuri njyewe ubaho ngeze nta mbogamizi ahubwo imbogamizi nazigize ngitangira zari zihe byaravunaga umusa ati nta tuyinite urabizi wagira warazatse bajya ahantu muri casting ugiye gukora mwana ugiye umuntu akabona wabikoze watsinze warangiza ugeze mu rugo ati no muntu wagukoresha casting kumuriro nshiranye se nta kuntu hampa nka 5 nkagura umuriro gato uyu muntu ari kunyaka 5 kugira ntambutse byahese sha byahe ugihura nabyo ngaye nyine ibaze byinshi cyane birahari ari naho bakwakaga amafaranga ngo tanga 20 kugira ngo ukine filme manu kibaza nyine no kubera ko umuntu ababikunda tu ibyo bibaho simvuze ko ari nge gusa byabaye ariko bibaho byambayeho harabo byabayeho ariko umuntu arihangana agasunika bikageraho mu byari umusaruro uyu munsi ni umusaruro ndi kurwana nawo kugira ngo uboneke ntago nkiri kuri urwo rwego ntago ukiri kuri urwo rwego ubona ari nk'iki wahindura muri sinema ebana kijya kikuvuga ateba ni ibi bintu nabyo ebana kintu nahindura mane nafasha abantu bakajya bakora sinema bazi ibyo bagiye gukora bamwe babikora bimeze bite bandi bakabikora hari abantu bigwiririra ino minsi hari abo bigwiririra byanamugwirira ntamenye ko kugira ngo akomeze akora icya kintu agomba no kukihuguraho ugasanga benshi bibatesheje ukabona umuntu agize hit runaka ariko ugasanga ukuntu ayimanaginze ntago biba ari byiza biba byiza iyo ukoze ikintu wabona ko icyo kintu gikoze kikubyariye umusaruro ukakimenyaho byinshi nawe biba ari byiza icyo kintu nagihindura kugira ngo umuntu ayizemo yanayizamo nkabanzi ko hari ahantu ari bwitoreze ibindi byinshi bimwunguraho ubumenyi kubyo yaragiye gukora muri ino minsi hari amakuru avuga yuko nawe ushobora kuba uhugiye mu maproje yawe harimo n'akazina nikuriye ahantu bucece mugani wa badekati ngo amakuru nikururiye bucece atari na bucece atayigeza nayakurura bucece yahise yasanga nk'ariye ni ukuri gukora filime yitwa Ikariso wayi donc kubera iki nyine Ikariso bwoko ki amount mbivuyemo banze bivemo kuri Instagram man Ikariso ni Ikariso nyine to aheze nta mutipe wambara Ikariso tipe keretse ubundi mutipe nubwo babyita boxe mu ndimi ariko ni mugondo mugondo buriya ni Ikarisora Ikariso niyo abakobwa to niyo projet mfite mu gihe hino minsi ndi gukora yanjye ishatse kuvuga iki nyine donc ni igitekerezo kimeze gute ni igitekerezo nagize cyabayeho true story ho gato cyabayeho true story ku mujama wanjye byageze bite arayimbwira ngo uko hari umuntu wataye Ikariso wanjye itangiriyo ide nyine umukobwa yasize Ikariso najyaho nkabisobanurije bakantanga kuyikora abamamyi bakayikora vuba ariko nyine ni true story y'umujama
nyine biba bisekeje ibintu bibera muri ano hagati cyane ntabwo biba byoroshye ibintu bibera ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye izindi projet rero uhugiyemo nize zitari ikariso irahari mu makariso ibindi bitari amakariso ugiyemo ndayikomeza nyuma nimara guhugurwa kuko ngo usigaye usanga umuntu from Monday to Sunday arakora akabura uko ahugiraho mu bindi bye ndaza kuyikomeza nayo iriya minsi hari n'indi yitwa umutinganyi ariwo wibajije bya bibazo ndabibajijeho numva nyine numva nabakoraho nawe kana irimo nayo iri muri process yo narangije no kuyandika niyo ikariso yo narangije kuyandika nanashotinzeho nkeya nsigaje zindi nta amazina kanganye ariko nyine niyo mpamvu agomba kuba kanga bizabicaye bizajya bica kuri YouTube channel yanjye nibikunda nyine izindi zice no gushaka saje amanuza menshi sama website agura amafilme menshi nazo bizajya bigenda gutya filme isigaye irimo akantu filme zirimo akantu man nese gutabundi abantu babishya ko zitabamo akantu filme zisigaye zibamo akantu man nizo zitubyibuhishije nizo zabazanishije amatama n'amaboko angana gutya ariko none ari umuntu agira itama kireba kavuga se nkubiteho gutya kasubire man reka tugane ku musozo rero ku mutima ni iki kire wabwira abantu dusubirize fofo mwavuganye uyu munsi n'abandi bakinnyi happy ntabwo twavuganye tunabyutse njye mu kazi ntabwo mugeze muvugana muraza kuvugana nimugoroba so kugera umbwiye ngo mbasuhuze n'abandi nta kibazo ndamusuhuza ndamuha peace okay reka ikindi narengiye kubaza nyiyorere ku mutima rero hari heke tugana ku musozo ku mutima wanjye ahoraho ibintu byinshi aho gushaka iki vunguraho ni biki wavunguriraho abantu man ndabakunda abantu ndabakunda ntabafite ntacyo nabandi icyo nyine kubyo nkora bikenera abantu rero ntabafite ntacyo nabandi icyo bakomeza banshyigikire mu yandi ma projet yose bajye bansupportinga njya mbibona ari njya nikoze nko ku YouTube nkareba ku comment nkabona abantu barankeneye uriya nyine bintera akabaraga nkavuga kananjye nshaka uko nkora cyane bakomeze bazi ibyo nkora nyine babikurikirana bajye babireba kandi n'abandi bajye babashyigikira Max TV bayishyigikire imeze neza bayishyigikire kora ama subscribe menshi ama views menshi ama share menshi ama like menshi ubundi tuhatwike ubundi hashye nyine nuko nguko arya ngo we maximize the content Max TV we maximize the content nuko nguko nabimeze reka tumushimire cyane Kazungu kwemera kuganira natwe mu kiganiro cy'uyu munsi of course Kaseti thank you